Muraho neza, reka nongere mbahe ikaze nk'iki cyigisho cya kabiri cyo kugana Yesu, gifite umutwe uvuga ngo uko umunyabyaha akwiriye Kristo, Imana idushoboze kubana kandi twambuka imbaraga, uduhe guhuza imitima ndetse duhe no kumva ijambo ryayo, dufite imitima inyuzwe kandi yejejwe. Nyakizimana Emmanuel Emigos mukomeje kubana, mbahaye ikaze. Twatangiye ku cyiciro cya mbere cyavuga ngo urukundo Imana ifitiye abantu, twabonye ko urukundo rw'Imana ruhebuje, rurenze uko tubitekereza twebwe abantu, rurenze uko tubishyikira ndetse n'intekerezo zacu zigeraho, rurenze uko tubibona n'uko tubyiyumvisha. Reka dukomezanye muri iki cyigisho cya kabiri, uko umunyabyaha akwiriye Kristo. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, kandi subscribe, ukore no kunzogera ndetse ubashe no gukora kuri all kugira ngo ubone ibyigisho byatambutse, by'umwihariko urebe n'iki cyigisho cya mbere cyavugaga ngo urukundo Imana ifitiye abantu, kuko ibyigisho birakurikirana. Nguko umunyabyaha akwiriye Kristo. Twese turi abanyabyaha, twaracumuye, twakoze byinshi byangwa n'amaso y'Uwiteka, ariko Kristo araturarikira kugaruka, araturarikira kumugarukira. Reka mbere ya byose tubanze dusenga Imana. Urakoze Data twese uri mu ijuru, habwa icyubahiro. Turakwinginze kugira ngo tubabarire ibicumuro byacu, turinde ikibi cyose, uduhe kwezwa nawe. Nyemerera uzubane natwe, kandi ugiye gutegera amatwi iki cyigisho, umuhe umugisha wawe, umurinde gutaha ubusa, atahanye ubuntu bwawe, kandi atahanye n'ugakwiriye nk'umunyabyaha kubaho, ndetse asobanukirwe n'uburyo wadukunze. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mbere umuntu akiremwa yari yahawe imico myiza n'umutima uhuguka, nta nenge yari afite, kandi yashyiraga hamwe n'Imana. Ibyo yatekerezaga byari imbonera, kandi ibyo yari agamije byareraga. Ariko kutumvira niko kwatumye imbaraga ze zishira, maze kwikunda gusimbura urukundo yakundaga Imana. Umutima we udeburwa n'ibicumuro, bituma abura uko yakwitsindishiriza ubwe ngo aneshe ibibi, aba imbohe ya Satani. Kandi rero yajyaga kugumya kuba yo iteka, Imana itamugoboka ngo imuhagarareho. Imigambi y'umushukanyi yari iyo kugwabiza inama y'Imana yari ifitiye umuntu ikimurema. Icyatumye Satani yuzuza isi agahinda n'umuze, kwari ukugira ngo abiherereze ku Mana, ngo niyo yabiremye. Uwo ni wo mugambi Satani yari ayifite, uhereye mbere kose ni wo mugambi yari afite, kugira ngo ibyo byose abiherereze ku Mana, ngo niyo yabiremye. Abantu bataracumura buzuranaga ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya byahishwemo, ariko hamariye gucumura ntiyabaye akinezezwa n'ibyera, niko gushaka uko yakwihisha Imana. N'ubu niko bimeze ku muntu utabyawe ubwa kabiri, ntabasha gushyira hamwe n'Imana, ndetse ntiyishimira kubana nayo. Umunyabyaha ntiyabasha kunezerwa imbere y'Imana,
yakwiheza mu iteraniro ry'abera, nubwo yakundirwa kugera mu ijuru ntiyahasanga ibimunezeza. Niko bimeze, nubwo yakundirwa kugera mu ijuru ngo ntiyahasanga ibimunezeza. Urukundo rutikanyiza rukaba rwamujijisha. Ibyo atekereza n'ibyo yifuza n'ibyo agambirira byanyurana n'iby'abaziranenge baho. Ijwi rye ryasobana n'ay'abari mu ijuru. Ijwi rye ryasobana n'amajwi y'abari mu ijuru. Kuba mu ijuru byamubabaza, kuko yabura uko yihisha Imana ibera abakiranutsi umucyo n'umunezero. Kubuza umunyabyaha kujya mu ijuru si itegeko ry'akarengane, ahubwo abanyabyaha ni bo bibuza, kuko batabasha gushyikirana n'abaho. Ubwiza bw'Imana bwababera umuriro ukongora, bakwifuza kurimburwa kugira ngo batarebana n'uwapfiriye kubacungura. Mbega amagambo akomeye! Ubwacu ntitwabasha kwisayura mu rwobo rw'ibyaha twarohamyemo. Imitima yacu iranduye, ntabwo twabasha kuyihindura ubwacu. Ninde wabasha kuvana icyiza mu kibi? Ntawe. Gutekereza kwa kamere y'umuntu gutera kwanga Imana, kuko kutumvira amategeko y'Imana kandi kutabasha kuyumvira, nubwo twagira ubwenge bwawe n'ubuhanga n'imbaraga, ntitwabasha kwihindura. Icyakora ibyo byose byabasha kwitondesha umuntu ku mugaragaro, ariko ntibyabasha guhindura umutima we wa kamere. Ntibyakweza amasoko y'ubugingo. Niba umuntu ashaka gucika ku byaha akera, akwiriye kwakira ubugingo bushya buva mu ijuru. Icyo ni cyo akwiriye. Niba koko umuntu ashaka gucika ku byaha akera, icyo akwiriye ni ukwakira ubugingo bushya buva mu ijuru. Ubwo bugingo bubonerwa muri Yesu, nta handi, ni muri Yesu gusa. Ubuntu bwe bwonyine gusa nibwo bubasha guhembura ingeso nziza z'umutima no kwegereza Imana ngo were. Umukiza yaravuze ati, umuntu utabyawe bwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Kwibwira yuko umuntu akwiriye kwiyungura mu byo asanganywe byiza ni ukwihamagarira urupfu. Pay attention. Ngo kwibwira yuko umuntu akwiriye kwiyungura mu byo asanganywe byiza ni ukwihamagarira urupfu. Mbega ibyo ntibihagije? Umuntu uko ari ntavukane ibyiza by'umwuka w'Imana, kuko we abireba nk'aho ari ubupfu, kandi ntabasha kubimenya kuko byitegerezwa mu buryo bw'umwuka. Ntutangare kuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Kristo yandikiwe ngo muri we harimo ubugingo, ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo, nko kuboneka muri Yohana igice cyaho cya mbere umurongo wa 14, Ibyahishuwe igice cya 4 umurongo wa 12. Nta rindi zina haba mu ijuru no mu isi dukwiriye gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo. Yesu abeze. Ntibihagije kumenya ubugwaneza bw'Imana no kurora kugira neza n'ibambe bya kibyeyi by'imico yayo. Ntibihagije kugenzura ubwenge bw'amategeko yayo no gukiranuka kwayo ukabona ko ashinzwe ku rufatiro rw'urukundo rudahanguka. Intumwa Pawulo yari abizi, niko kuvuga ati, nemera amategeko ko ari meza, amategeko ni ayera, ndetse itegeko ryose rirera, rirakiranuka, ni ryiza,
izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Pawulo yifuzaga cyane kubonera no gukiranuka, akananirwa kubyishingikiriza. Niko gutera hejuru arataka ati, mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Igisubizo ni kimwe gusa, ngiki ngo, nguyu Umwana w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uko niko umunyabyaha akwiriye Kristo. Sanga Umwana w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Akweze, akuboneze. Yesu niwe nzira y'agakiza, nta yindi nzira. Ni ukuri nta yindi nzira. Yesu niwe nzira y'agakiza. Umwuka w'Imana yabishushanyije mu buryo bwinshi kugira ngo yumvishe neza abifuza gukizwa umutwaro w'ibyaha. Ubwo Yakobo yari amaze guhenda Esawu ubwenge, agahunga ava iwabo, yumvaga icyaha cye cyamutsikamiye, cyamugushije hasi, ari igicibwa, atagira shinge na rugero, yatanye n'ibintu byose bikundisha umuntu kubaho, ariko kurutaho icyamuhagaritse umutima ni uko yatinye yuko icyaha yakoze cyamutanyije n'Imana, kikamuvutsa ijuru. Ibyo byose yarabyirengagije, ariko icyakomeje kumunigagura mu mutima, icyakomeje kumutera ubwoba, ni uko yatinye yuko icyaha yakoze cyamutanyije n'Imana, kandi kikamuvutsa kubona ubugingo buhoraho. Abura n'aho yacumbika ngo aryame, ahirika hasi afite agahinda, akikijwe n'imisozi gusa imukubiye hagati, araharara burinda bucya. Hejuru hari ijuru ryakaho inyenyeri. Agisinziriye abona umucyo utangaje urabagirana, usaba ikibaya cyose aho yari aryamye. Agiye kubona abona urwego runini ruvuye ku isi, umutwe wari ugeze ku marembo yo mu ijuru. Abona abamarayika b'Imana baruzamukaho kandi barumanukaho, maze yumva ijwi rivugira mu bwiza bwo mu ijuru rimubwira ubutumwa bwo kumurema agatima bumutera ibyiringiro. Muri ubwo buryo Yakobo yamenyeshejwe iby'umutima wifuza, agaragarizwa neza uburyo umuntu nka we w'umunyabyaha yabasha kongera kuzura n'Imana. Rwa rwego rutondana Yakobo yaboneye mu nzozi rwashushanyaga Yesu ari we muhuza wenyine w'Imana n'abantu. Amen, amen, amen. Urwo rwego rushushanya Yesu wenyine nk'umuhuza w'abantu n'Imana. Urwo rwego ni rwo Yesu yabwiye Natanayeli ubwo yavugaga ati, muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye mu Mwana w'umuntu bakamumanukaho. Ubwo abantu bahakanye bacanye n'Imana, isi itandukana n'ijuru. Imanga yaciye hagati ituma umubano wo gusabana ubura, ariko ku bwa Kristo isi yongeye guhuzwa n'ijuru. Kubaho kwe kuboneye niko Kristo yatindishije imanga yaciwe n'ibyaha, kugira ngo abamarayika bakorera Imana babone kubana n'abantu. Kristo niwe uhuza umunyabyaha w'intege nke, agatuma ashyikira imbaraga z'Imana zitagira akagero. Amen. Kwibarira amajyambere kw'abantu ni ukugorwa n'ubusa. Kwibarira amajyambere kw'abantu ni ukugorwa n'ubusa. Kandi imirimo myiza yose dukora yo gutuma abantu bajya mbere ntacyo imaze iyo tubikoze tutitaye ku isoko y'ibyiringiro.
gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose biva ku Mana. Ntawagira imico myiza atayikomoye ku Mana, ntawe. Kandi rero nta yindi nzira yo gutuma abantu bajya ku Mana keretse Kristo wenyine. Yaravuze ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data namujyanye. Aya magambo yazirikane, amagambo agiye akomeza kugaruka ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data namujyanye. Ese iyi ni inzira unyuramo ni iyihe? Iyi ni inzira inyuramo, iyi nzira itandukanye n'iyi nta shiti n'ikujyana ku irimbukiro, kuko tubona ko inzira imwe rukumbi ijyana abantu ku gakiza, iyobora abantu ku Mana Data ari Yesu Kristo. Ngo umutima w'Imana ugirira abana bayo bo mu isi urukundo ruhebuje, ubwo Imana itatugomwe umwana wayo, nta kindi yatwimye, ahubwo yari ihaze ibyo mu ijuru byose, yahaze ibyo mu ijuru byose ku bwacu. Ese Imana yaduhaye umwana wayo ukinege ikunda, ese ni ikindi giki twayisaba yatwima? Ntacyo. Ukubaho kwera k'umukiza, urupfu rwe, kuduhakirwa kwe no guhendahenda k'umwuka wera, byose bikubira hamwe kugira ngo bizanire abantu agakiza. Yemwe tuzirikane igitambo gihebuje twatambiwe, tugerageze gusobanukirwa n'umwete abo mu ijuru badufitiye n'imirimo bakora kugira ngo bagarure abazimiye mu rugo rwa Data twese. Yemwe dutekereze, nta migambi myiza isumba iyo, nta buryo bwaruta ubwo, ingororano ihebuje bikwiriye abakora neza n'umunezero wo mu ijuru n'umubano w'abamarayika, umwanzuro n'urukundo by'Imana n'umwana wayo, ububasha bushyitse kandi butunganye bwose tuzahorana mu bihe bidashira. Mbese ibyo byose ntibikwiriye kudutera guhakwa ku Mana n'umucunguzi wacu tubikuye ku mutima? Ibyo ntibikwiriye kudutera guhakwa ku Mana n'umucunguzi wacu tubikuye ku mutima? Haleluya! Reka Uwiteka aduhe kumva no kumvira, kandi adushoboze kumva neza aya magambo. Ngo ubundi Imana itweruriye ko izacira icyaha ku iteka, kandi tugaragariza iby'igihano kitazakuka cyo kurimburwa buheriheri. Ibyo byose ni byo kutuburira kugira ngo tudahakwa na Satani. Mbese twahinyura imbabazi z'Imana? Hari icyo yirengagije kudukorera se? Oya, ntacyo muvandimwe, ntacyo Imana yirengagije kudukorera. Niba ari ntacyo, tujye tumerera uko bikwiriye, badukunze urukundo ruhebuje. Nuko nimucyo dukoresha umwanya twahawe kugira ngo duhinduke tumere nka Yesu, dusubire kubana n'abamarayika, tugire ubumwe bushyitse bw'isanga n'ingoyi, twuzura na Data wa twese n'umwana we. Haleluya! Ngo umwanzuro n'uyu, niba ari ntacyo, ngo mbese twahinyura imbabazi z'Imana? Hari icyo yirengagije kudukorera se? Twabonye ko ntacyo yirengagije kudukorera. Ngo none se niba ari ntacyo, tujye tumerera uko bikwiriye uwadukunze urukundo ruhebuje. Nuko nimucyo dukoreshe umwanya twahawe kugira ngo duhinduke tumere nka Yesu, dusubire kubana n'abamarayika, tugire ubumwe bushyitse bw'isanga n'ingoyi, twuzura na Data wa twese n'umwana we. Amena. Ndabasabira kugira ngo mwese Imana ibarinde kandi ibahe imbaraga, kandi ibe kumva neza amagambo ngo uko umunyabyaha akwiriye Kristo, maze tubashe kugira amahoro, tubashe kugira
ku intekerezo zacu zibashe gutekereza neza uko dukwiriye kubaho, ndetse tubashe kugenda uko bikwiriye abana b'Imana, twe kugenda nk'abana ba rubanda, ahubwo tubeho nk'abana b'umwami. Yesu ntacyo atakoze, Imana Data ntacyo itakoze, reka natwe dushyire akacu kubwo gufashwa n'Imana, twizere Imana kuko ari yo izadushoboza, kandi niyo nzira n'ukuri n'ubugingo bizatugeza ku Mana. Reka Kristo dushoboze kandi aturinde muri ibi bihe bigoranye, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Urakoze Data twese uhimbazwe, gushimiye uburyo ubanye natwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Bana nanjye ubane n'abamaze kumva amagambo yawe, uturinde kandi uduhe guhinduka by'ukuri, maze ntugaruke uzaduhembe ikamba ry'ubugingo. Umaze kutwereka uko umunyabyaha akwiriye Kristo, Data, ntako utagize, ntacyo utakoze kugira ngo uducungure. Turakwiretse kugira ngo udukize imitima kandi utwereke uko tugenda, uturinde kugenda nk'abatagira